Nongeye kugusuza kandi ngo ikaze dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri channel. Uyu munsi turagarutse muri bya biganiro byacu, ibiganiro byiza, ibiganiro bituma turushaho kugira urukundo rwiza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo meza y'urukundo ageze kuri 50 wabwira umukunzi wawe akarushaho kugukunda ndetse akaba yakwiyegurira burundu ntazigire ni na rimwe atekereza kuba yatandukana nawe. Aya ni amagambo ushobora kumubwira akamurutira andi magambo yabwiwe n'abandi bakunzi baba baraganira imbere yuko weho muganira. Nguhaye ikaze. Ndabizi ko ukunda umukunzi wawe kandi umukunda by'ukuri, ariko wabuze amagambo meza wakoresha umugaragariza yuko umukunda cyangwa se umusobanurira neza yuko umukunda, ndetse akaba yanagutandukanya n'abandi basore bigeze kuba bamenyana mbere cyangwa se bigeze kuba bavugana mbere yuko weho muhura. Birashoboka cyane yuko waba umara umwanya munini cyane usoma ibitabo bigiye bitandukanye, ujya ku mbuga zigiye zitandukanye, mbese bikaza kurangira umwanya wanapfuye gusa kuko usanga utageze ku ntego yawe. Uyu munsi nimba ukunda gukurikira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri YouTube channel Rukundo Love Stories, uyu munsi ufite amahirwe akomeye cyane kuko ugiye gusobanukirwa aya magambo, kandi ndakwizeza neza yuko utari buze kwicuza n'ukurikira guhera ku ijambo rya mbere kugeza ku ijambo rya nyuma muri iki kiganiro, ko utari buze kwicuza kuko uraza gusanga uyu mwanya ukurutiye indi myanya yose wigeze gukoresha ushakisha aya makuru warayabuze. Ndabizi neza yuko ubu ngubu utangiye kuvuga ngo ariko se aya magambo ni ayahe? Reka yose nzi tuyave imuzi n'umuzingo uko ari 51 riza kugucika. Ariko reka mbanze nguhereza ikaze musore mwiza dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka hano kuri no channel, mukobwa mwiza mushiki wanjye rwose nguhaye ikaze. Kandi nagira ngo nkubwire yuko nanejejwe n'uburyo unkunda ndetse ukabinyereka ukandarika aho ngaho ndetse wandika muri comment. Hari n'abantu bajya bandika bagashyiramo utuntu kudutima. Reka mbabwize ukuri yuko bira bintu mukora birashimisha cyane. Niba uri umugabo cyangwa se ukabura umugore ukabukunda ino channel ndetse ukabukunda ibiganiro bikunda kwitambukaho rwose, nguhaye ikaze kandi ndagusuje ndetse nanagushimira yuko uri umuntu w'intwari cyane. Mu nyemere tubanze kwakire abantu bashyashya kuri ino channel. Umuntu mushyashya n'umuntu butaramara ukanda subscribe, niba utarakanda subscribe yikande bikagufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro gitambutse ngaha nawe ujye ubasha kukibona kandi ukibonere ku gihe. Reka dutangire ikiganiro cyacu, ariko nkwibutsa gukanda kuri no video niba uri umwe mu bantu bakunda ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri ino channel. Ukande like, ikindi kandi byanaba byiza uduha igitekerezo cy'icyo twazakubwira mu kiganiro gikurikiraho, cyangwa se ugize icyo ushaka kuvuga kuri no video. Birashoboka cyane ko wagira icyo ushaka kubivugaho ubyandika ngo muri comment turabona kandi turagusubiza. Ikindi nimero y'ikiganiro kandi nongere nyibibutse kugira ngo hari abantu bashaka kuba batwandikira, kuba baduhereza ubuhamya cyangwa se inkuru zabasha gufasha abantu bagiye batandukanye. Watwandikira kuri 0783636034. Iyo ni nimero y'ikiganiro Rukundo Love Stories. Ikindi kandi nakubwira nuko kuri no nimero ushobora kuba watugisha inama. Birashoboka yuko rwose hari igihe uba wumva ushaka kugisha inama ku bintu byerekeranye n'urukundo, ariko bikaba byiza yuko udusanga mu gikari tukarushaho kuganira tukanagusobanurira mu buryo bwihariye. Murakoze, ka dutangire ikiganiro cyacu. Ijambo rya mbere wabwira umukunzi wawe, iri jambo rikamushimisha ndetse bikarushaho kuba yarushaho kugenda agukunda, nawe ukaba urushijeho kumwiyegurira. Mubwira uti sishobora kuguharika cyangwa se ngo ngutendeke, uzahora uri uwo nkunda. Ijambo rya kabiri, kuva ku munsi wa mbere duhura ubuzima bwanjye ntabwo bwigeze buba uko nari meze kera. Warampinduye wese, wanteretse ku isi nzima. Gatatu, mukunzi wanjye nkunda iyo usetsa. Ijambo rya kane, nkukunda kurenza ibyiza byose bitatse isi, uri uwa mbere kuri njye. Gatanu, ni wowe nzozi zanjye. Irya gatandatu, ni wowe ntereyeho, niyo mpamvu shibuka buri munsi. Ijambo rya karindwi, mubwira uti nzagukurikira aho uzajya hose. Irya munani, iyo turi kumwe buri kintu cyose kiba cyiza. Irya cyenda, nzagukunda kugeza apfuye. Irya cumi, mubwire ngo iyo turi kumwe nta kindi kibazo kibaho cyangeraho. 11, ese sheri waba uzi neza ingano y'urukundo ngukunda cyangwa ntabwo uyizi? 12, urukundo ni rwiza ariko urwacu ni rwiza cyane. 13, kubera ko uri ubuzima bwanjye ubu noneho nzi neza yuko urukundo rw'ukuri rubaho. 14, unzanira ibyiza gusa. 15, twese tumeze nk'amashaza abiri ataratonorwa. 16, mbega ukuntu uri mwiza. 17, nkunda uyu munsi, nzagukunda ejo kandi nzakomeza kugukunda na nyuma y'iyi minsi. 18, mukunzi wanjye ntabwo nemeraga yuko abakobwa nkawe babaho,
ariko nimpamo ndi umunyamahirwe kuko nakwiboneye. Ijambo rya 19 mubwire ngo kuri nge uri imiseke igoroye, habe n'ikosa na rimwe rikurangwaho. 20 uzi n'ikindi se, aho ubuzima bwose bwatwerekeza uzahora uri uwa mbere kuri nge. Ntuzigere wibagirwa kumubwira uti igihe cyiza mu buzima bwanjye nicyo mara ndi kumwe nawe. Mubwire kandi nanone uti iyo abandi bari kuvuga ibyo bagezeho, iterambere bagize, bagaragaza yuko bahiriwe, ngewe ikintu kinza mu mutwe ni wowe. Mubwire uti nkunda kukubona useka, umeze neza, wishimye, nkunda kukubona usekera. Mubwire uti ni weho wenyine ushobora kumpa ibi byiyumviro. Mubwire uti ndagukunda cyane kandi ndagukumbuye cyane sheri, uru rukundo rwanjye. Mubwire uti kuko nakubonye rero ntabwo uzigera umvaho, nzagukunda paka. Ntukibagirwe kumubwira uti ni wowe mukobwa mwiza wenyine nabonye kuri iyi si yose. Ikindi kandi ntuzibagirwe kumubwira uti iyo ndi kubara imigisha afite ni wowe uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rwanjye. Mubwire uti ungira umuntu udasanzwe, utuma mporana akanyamuneza. Ntuzibagirwe kumubwira uti ninjye musore wa mbere wishimye mu bakiri bazima kuko nkwita uwanjye. Mubwire ngo iyo turi kumwe nta kindi kintu kiba gihari. Kandi nanone ntibibagirwe kumubwira ngo nta bindi bintu bihura neza cyane nkanjye nawe. Mubwire uti nzagukurikira aho uzajya hose. Mubwire uti nta wundi muntu unyumva nkawe, ni impamo. Mubwire kandi ngo urazi mu gitondo nakangutse ngeze hanze ndebye mu kirere ndavuga uti Mana warakoze kurema iyi si kuko wayishyizeho umuntu urema ibyishimo muri nge. Mubwire ngo wowe ushyire mu mutwe ko unyuzuza kandi unyuzuza byihariye, wumve ko nta wundi muntu wabikora nkawe. Wowe ujye ubasha kumenya ibyo shaka ntaranabivuga. Mubwire uti ijwi ryiza nkunda kumva ni iryawe. Mubwire uti ntabwo nkukundira uwo uriwe gusa, ahubwo nkukundira n'uwo nabayewe, n'uwo mbawe iyo turi kumwe. Mubwire uti sinjya nkurambirwa. Mubwire uti kukugira mu buzima bwanjye binyemeza ko iteka afite umuntu nzahora nishingikirije, kabone nubwo waba utari kumwe nanjye. Nzi neza ko inshuro imwe nguhamagaye ihagije ngo tuvugane. Mubwire ngo uri mwiza, ese wanyemerera nkakugumana iteka. Mubwire uti guca mu buzima bugoye nge nawe nibyo bidukomereza urukundo. Ntibibagirwe kumubwira uti natekereje igihe kinini kugira ngo mbone umuntu umeze nkawe. Mubwire uti niwe mugore nahoze nifuza. Mubwire uti ibyawe byose ndabikunda. Ikirengagiza kumubwira uti mfite gahunda ikomeye ku hazaza hacu no ku bwacu. Ijambo rya nyuma ndetse rikomeye cyane, mubwire uti abasore benshi bashakisha icyubahiro, abandi bagashakisha amafaranga, ariko icyo nge shaka nuko wowe uhora iruhande rwanjye. Ikiganiro cy'uno munsi tugisoreje aha ngaha, ariko niba ufite ikibazo cyangwa se icyifuzo wifuza ko watugezaho watwandikira ngo muri comment. Ikindi kandi niba uri mushyashya ukaba utakanze subscribe ukareba neza, niba utayikanze ukayikanda, niba utakanze reke ukayikanda kugira ngo nawe urusheho kugenda udushyigikira mu kubaka umuryango Rukundo Love Stories. Umuryango wacu ube umuryango mwiza ndetse ube umuryango ugenda wicuma ugira aho uva ndetse ukagira naho ujya. Reka nkwibutse yuko iyi channel ni channel yanjye, ariko nanone ni channel yawe kubera ko twese tuyivomaho ubumenyi bugiye butandukanye. Mwakoze mwese, twatangiranye kino kiganiro muri abantu b'abagabo, tukaba tugeze ku musozo tukiri kumwe. Imana ibaho umugisha kandi mwakoze cyane, ndabakunda. Reka tuze guhura mu kindi kiganiro kiza gukurikiraho, kubera yuko hano ibiganiro bitambuka buri munsi. Reka mbabwire yuko ikiganiro Rukundo Love Stories ntago muzareka kukikurikira, buri munsi muzajya mukibona kandi mukibonere ku gihe. Inshuti zacu za nyazo muzajya mukurikira ibiganiro byacu bitandukanye hano buri munsi. Bye, ndabakunda.